Zaburi ya kabiri. Ni iki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Bati, reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, Umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyisha uburakari bwayo bwinshi. Iti, ni jye wimikiye Umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko, Uwiteka yarambwiye ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Noneho mwa bami mwe mugire ubwenge, mwa bacamanza mwe z'abo mu isi mwemere kwiga. Mukorere Uwiteka mutinya, munezererwe muhinda imishyitsi. Musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Hahirwa abamuhungiraho bose. Mwakoze gukurikirana iyi video, kora subscribe kugira ngo ujye ubona Zaburi buri munsi. Njye nitwa Ishimwe Joseph, channel ni Lightway, murakoze dusubira ubutaha.